Oh, Peter. Peter. Banza si banza ariko bigura siko Hakomana yanjye. Harya ngo nujye umuntu umusaraba atabasha kwikorera koko. Uyu musaraba mbona ngiye ubajwe muri ribuye. Man. N'ikibanza numva afite umuriro kuko none ndamenya yabuririye njye gushaka muganga mana y'umusaraba. Ese uri mu biki? Ase bite bya urambaza iki? Telefone ni yanjye nabari yawe. None se uri kwandika uteranya inama mpuzamahanga. Urambaza iki? Ntabwo bikureba. Mama megungurira ufashe umama wa telefone ni yanjye nabari yawe. Akira genda uyagure dana nanjye. Cyane igiceri cyawe gikireba abagore. N'ahantu hari abaganga hano muri karitsiye ngo mugangire. N'umuganga. Ariko reka maze mu. Oya gwino n'umuganga. Sinkubwiye ngo akira igiceri ugure ntuza nanjye ndebe. Igiceri rero basije. Ufite telefone yawe hagira yanjye genda nawe ukigure ujye kumnawe mu byushaka. Gena igiceri cyawe nyene. Jewe rero ndashaka kukubaza. Ufite undi mugabo? Cyangwa iyo wagiye wahise uhabona umugabo washingiye se wamaye pase nk'izo bagore. Waramwihaye. Nkabibona rata ejo bundi umva rero amahoro nk'iyame telefone yawe mu password nkamagare nani igihumbi sinzi umubare zibamo. Urambaza iki se? Zanano ndebe ko itarimo password. Hanyuma irangira ishaka yiye. Wigize ubona nandika? Hanyuma kuribika. Nanditse ntabwo bikureba. Igiceri mbika. Kibike nyine. Umva reka nkubwire. Reka nanakubwiza ukuri rero. Jewe ntabonye ibintu uri kwandika. Ntabyo ubona ko telefone ni yanjye. Telefone ni yanjye ntabwo ari yawe. Ukora senye. Kura. Urashaka. Urongeye cyangwa sha. Nani so. Telefone yawe. Genda. Hizawe domo password nk'igihumbi. None weka telefone yawe. Nawe uzabona. Shenze gusa. Iyo hamwe mu nkwereke. Ukubita abagore bano nabo bakureba kwange. Ani sone. Kangwe no muri mudu na niberemo bari kunyiteretera. Ariko sha. Yeka telefone. Kajya umenyera. Zakwica uza kumena ijisho. Muga dore nshaka ndakuzanye ngo mvurire uyu muntu Ariko ikibazo nagwa ari guhinda umuriro sinzi ikibazo afite mu mvurire. Nagwa tumwe musobanurira. Nago mvura abantu ndi veterineri. Ayiwe uzi ndabigenza gute kuko ariko byatewe n'iki? Urabona afite ikihe kibazo? basi imiti y'amatungo urayifiteyo. Beza uyu mugabo rero akora ibintu bimeze nk'iby'inyamaswa.
uyu mugabo mwibwira ngo mumuzi akora ibintu bimeze nk'iby'inyamaswa ni wa muntu baha amafaranga akayarya wenyine ni wa muntu ujya mu kabari agataha ni wa muntu numa ibyo kurya ndwaye nabi njye ndi kumva iyo miti yawe banza unyumve ushobora kubona nk'inyamaswa ariko ni umuntu afite umutima rero ibyo tuvura ntabwo byaba bimwe urumva ntabwo ari inyamaswa ntabwo wamuvurisha abona amafaranga akajyana mu kabari kandi ubwawe wagiye mu masengesho yambeshe ko yaguze ikibanza azanye muganga nanjye mfite umutima akagira inyamaswa kandi dore noneho ndebera niba utumvura ntukangurize abo bantu bamururiza abantu b'inyamaswa ngo ndebera noneho ujya muri aka kanya ahora afite udushya Rugwe ngwino uzane n'agatebe uze nkwereke namamagaye usora uri mu biki nandi yari inyuma nandi ko ukuntu ameze nta katsi nakamwe kakira bamenya side bamukoze ukora akazi neza era nkaharuye ya nawe reka bizamwongeza ese wowe bite byawe umva Rugwe ntunyeneshe icyo nguhamagariye ucyumve neza utege amatwi ibyo nkubwira ugomba kuba hano ari ukugenda ku mategeko yanjye uranyumva neza ibyo gusama buja ntuzane ngo nukureshya gutyo n'ibituza bingana gutyo ngo bwanga ngo nagusona narasoje kamvira hanga n'undi ko washana ngo nta muntu nkeneye uzana ntabishaka uranyumva neza ndabyemera kuko nimubona yinjiyemo hano uzasukana nawe ntashaka kavuye mu rugo rwanjye uzahana umusohora byihuse ahubwo birango urango sobushaza n'abantu bose yishakiye hanga ntawe nyeneye kuko nzumva niyo naba ntahari nkumva ngo umuntu yinjiye hanga ubwo nizo uzabinsobanura nazana na boss nzabigenze gute ugomba kubabwira bakajyana akinjira hano wenyine agomba kwinjira wenyine kabisa uramukontorora ntabwo nta mukino nese yasinze abo ni inyamaswa reba umumama wawe umugore wawe wamuhangayikishije reba ukuntu yahangayitse koko kweli byari inzoga ariko ubu ni mugomba kujya icara yashizemo ariko mureke icupa kuwagowe si ibyo ndi kubabwira ngo akora ibintu nk'iby'inyamaswa nimubyemere nyine wowe ugomba kumufata ugomba kumukora aho bigeze akora wifuza ko umugabo yaba inyamaswa mbega nuko ameze numva nta kintu kizima ndundera ariko ukamumera ko inda yawe ko umuntu amera gutya kwe cyakora ibintu birasekeje ntabwo bibabaje ahubwo birasekeje yesu we ugomba kumukontorora kuko niwe mugore afite yazahinduka ubishyize mu bikorwa nawe ariko nta kintu nakora si yansize mu nzu ndwaye ahubwo ntacyo wakoze kuko ntabwo arahinduka nese nkora iki natareka nkubariza mbwira amagambo yo kumubwira kugira ngo ahinduke umva nawe wimubaza ibibazo bibi uraza kumubaza ibibazo bibi mugirira inama zidashira aba ni umugabo n'umugore nawe mubanye nese umugabo nk'uyu we wamwemera nawe mubanye wamwemera umukunda se ntiwamwemera umuntu urigata n'inzoga yamenetse mba mvuye kwisengera nkaza ngasanga imitwaro ahangaha imisaraba mbega umugabo ndagufashije umfashije mushimishe ntabwo ni icara akira ni mu mwene ishati yambaye mubereze n'inzoga inzoga nizo zikugira
ureka akavuyo inzoga inzoga n'imwe ubusa hano harimo amafaranga ikibanza wariye ntabwo harimo amafaranga wakicaye hamwe mabuja ntugire ikibazo ibyo ntabwo byananiye ukuri kw'Imana kumva ukagera kwa tegeko yanjye ubona ashaka niyinjire hano sibyo ukanyumvira no gutuza abantu neza ariko nuza no mutwe ubyimbye hazi nuko waje hano byo tuzahita dukora nabi ibyo ushaka byose nzabikora mabuja si amafaranga asa n'ikibazo ntari rero ako se uriya musaza bimeze wowe ibyo gusa mabuja gusa nakoresha umugabo wawe koko wumvise ibyo niko kubwira wabifashe neza cyane ariko bakiri gusakuza aho hanze kivugiriza ahangaha kimuraziranye nzenda uyu muhungu komba imyugo muzira kubura bize ruta umva akazi nakubwiye urakibuka neza cyangwa ntakuwibuka akazi nagwa kurora sohora akazi kawe sohora teruru unagera cyane mayigipangu mushyire hasi terura ndavuze ngo mushyire hasi ndavuze ngo muterure umujugunya hanze ayapfugura mushyire hasi ndavuze ngo ariko muterure mutora sore hanze mushyire hasi ndavuze ngo sore hanze gasiye bigize bavuga icyo wembe si umunyagano katera amatimbe umunyari ariko sore hanze tusora hanze umva reka mba umva reka mba okay umva ubwo mutamushaka nanjye ntimushaka iyi ni radio yanjye ni radio yawe nyine cyane radio yawe radio kombo imyuko ntabwo natetse ubugari uyu munsi so bite se man so wa muginga uragenda ukansiga birango gusa ese kohereza aya mafaranga yawe cyeka ari nkeneye gusa man yega nawe ugomba kuza sinzi iyo ugiye sinzi n'ibyo arimo rero mayira sha y'abantu sha biri ku murongo mbese biri ku murongo byantumye byose ndi kubitunganya amakuru yose ari kurasa kuko ubu ngubu nkubwije ukuri ndi imandwe byatanye imandwe cyane kabisa bivuze ngo hajya hose ninjye nawe iwe ninjye natekerezaho aho umugore wanyirukana akabatenye kugira ngo umuhungu agende njye twajyana bivuze ngo ibintu byose biri ku murongo yego niyo yabigomba ko ntabwo se wowe uranzi kuva kera izi deal none se ibintu n'ubwa mbere tubikoze no just don't rush kabisa wait for ibintu slow move gahoro we bigenze gake manje ndi kubicira ku murongo sibyo umva kamwe muri akomanga ndaje mu byishusho cyangwa nawe tu Sibiti nibyiza se ko mbona udashaka kubuza nagwaro amakuru sibone kunyagasani sibiti uraho neze ko ubundi kuko utanambwisha nuzi ko nagwamagaye nkumva nimero yawe niriho n'wari umamagase uyu munsi utari ko kankubaza ahantu uje uzwi intanga ameze nk'wanyu ndabizi se none se iyo ufata ukibuza ukaza nk'ubu sinatetse urarya iki uhabura kujya ujya guhaha ujya mu gikoni witekera bitwaye iki se n'undi muntu ntabwo nari kumujya mbikora ndetse basi cara nyine nta n'ubwo ntabwo se niba uko nahamagaye ubundi mbwira nabi niba nagwamagaye se nkakubura rero cyane mwese mugiye kunanira cyane kandi naniriye nawe weje ubundi uri kuzamura ikiburi kuzana iki ngosi iki none ni kosa kubanje kukuri ese mweka ikosa ahubwo kwifata ukaza uruzu utamagaye abantu ubwo si usanga nahaye niba se nagwamagaye sinkubone mbizire telefone ihoraho tansi ubwo nyine ari kubivugisha ubundi se ko wanatwanze nabwo ari kutari kuvugana n'abagore bantu babarira ndamaze fone nzabarongo heba ndamaze sonde gihe cyose gishize ntujye udusura mama yararwaye ntiwanaza uraho ngaho gusa mwiriwe uje kumara iki hano Ego mwana ubwo rwiza si urugendwa uwo muranaje rero wajya urugenda se wowe narakubonye rega wambonye hese kandi mada mu bagore nabonye base wowe unerera urugo wowe nyine
ndikubwira uhetse si niba nyuma yawe baribeshye yego nibeshye nimero niba baribeshye nibeshye nimero subiramo urebe neza rugwe niko madame ni njyewe uyu wabonye uyu ni wowe nabonye ndabona inyanya zeze zihiye umva madame ongera undebe nakubonye ese nuko mumwereka kugira ngo ariko ubundi ninde wakubeshye ko ari we mugore mwiza wenyine wumva yuko Mayira agomba kumva ko ari we agomba kwitaho gute se nawe muramukeneye umva abagore beza turiho ntabwo wambonye se nongera mwiyereka nibyo mwavuze harya ndabona inyanya zihiye niko nakubwiye yego yego ese nibyo byamutwaye roho n'uruhande hari ikindi washakaga se ubu yego nagira ngo nkubwire ngo umenye ko Mayira si umugabo wawe wenyine ndabizi ntukajya gusa kumbwira mu rugo rwanjye ikibazo ni uko utari no kundeba ngo unyitegereze mureba se mureba imbere wanjye genda ndakwajya kwereka ndaye y'umugabo mugenzi wawe genda uri nka Mayira wawe nyine faguze mujye mumucuri ku bwenge bwe mwacuritse nyine ngese njye nawe umva vira mu rugo mada vira mu rugo sokera mu rugo ahubwo se nta no kubwira uzajya uhaza wicara kicarira ibiti vira mu rugo tuka rugwe aho ngaho uri kwitwara hari igihe n'abari inama aje genda nta nama zawe nyine mada genda soze nabonye mwajya kumugira mu cyumba cyanjye se yego nyagasa mwajya kumugira mu cyumba narakubonye wowe we narakwibonegera umva ongera undebe neza ntabwo wambaye nyitegereza rugwe umva imbere ndakureba icyo karebe nyitegereza wandebye vira mu rugo ahubwo ubundi nabwiye none yakoresha ikintu zira ntabwo kizi n'amagambo menshi genda umuzagabo kandi ugira ururimi rwo kubwira umugabo neza ubundi urebe ko genda uzamubwire neza umuhere narone ikeneye mu ubwo nuko umeze rugwe mabuja umva ni indaya hano yisorere hanze ariko indaya ni indaya ni indaya dore iyi ni yanira nabonye muri kamera naragiye hanze ntabwo ari igihe wabonye mu Rwanda ntabwo ari igihe